Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, se umwami wacu Yesu Kristo, turi imbere y'umwami twifatanya n'abera wo mu ijuru n'abo mu isi, tuvuga duti uwera uwera uwera, isi n'ijuru byuzuyemo icyubahiro cyawe. Urakoze ku rukundo wakunze cyane abari mu isi, rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege, ng'umwizera wese ntazarimbuke ariko ahubwo ubugingo buhoraho. Turagushima rero ko waje gushaka no gukiza cyari cyarazimiye, kandi twese twazimiye nk'intama zidafite umwungeri. Igihano kiduhesha amahoro cyabaye kuri wowe, kandi imishishaguriro niyo dukirisha. Turagushima mwami ko wasezeranye ko uzagaruka kugira ngo abakwizeye, abigishwa bawe abera, aho uzaba uri naho nabo niho bazaba, kugira ngo bitegereze ubwiza bwawe Data yaguhaye isi itararemwa. Turagushima kandi ko ijambo ryawe ritazigera rihinduka, ngo icyoroshe no ku isi n'ijuru bivaho, aho kugira ngo haveho n'akanyuguti na gato ku ijambo ryawe. Ngo isi n'ijuru bizavaho, ariko ijambo ryanjye ntacyo rizaba. Urakoze rero mwami, turongeye kwereka uyu munsi turimo w'amasengesho muri ishuri ryo kwizera, dusenga twiriza twiga n'ijambo ryawe, kugira ngo dukomeze tujijuke, tuve mu bitekerezo bitari byo, duturwemo n'igitekerezo cyawe, nk'uko handitswe ko wa kamere ntashobora gutahura iby'umwuka, kubera yuko bivugwa mu buryo bw'umwuka, n'imvugo ntabwo ashobora kuyumva. Ariko twebwe ngo ntabwo turi abakamere ngo tube mu rujijo ku by'iby'Imana, ariko dufite umwuka wawe Kristo, kugira ngo dutahuze iby'umwuka, iby'ubwami bw'Imana. Umugisha rero abantu bose bari muri gahunda yo gusenga, yaba bari hafi n'abari kure, imigambi yawe isoze ku itorero ryawe, kuri Isirayeli, kuri Yerusalemu, ku musozi w'ingoro, ndetse no ku mahanga yose. Imigambi ya Satani y'umwijima irushize gutsindwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Haleluya. Ku cyumweru twavuze ibijyanye na ya mpumyi, Yohana ibice 9. Wa mugabo yavutse ari impumyi. Uyu munsi turibanda ku murongo wa 3 w'icyo gice. Nete mukuru adusomera. Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Amen. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Murumva ngo bakigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Murumva ikibazo abigishwa babajije Kristo. Ngo ese kugira ngo avuke ari impumyi, niwe wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi be? Ese yari gikorera mu nda ya nyina? Ko yavutse ari impumyi, niwe wakoze icyaha? None se yawikorera he? Kuko ubwo buhumyi ntabwo wamufasha amaze kuvuka. Baravuze ngo yavutse ari impumyi. None ikibazo cya mbere, niwe wakoze icyaha? Birumvikana ko atari byo, kuko ntabwo yari guhikorera mu nda ya nyina.
none bituma ahita ahuma kiri mu nda ya nyina. Donc on évacue cette première hypothèse. Hypothèse ya mbere turayiretse, cyo cya mbere tukivanyeho. Kubera ko tukivanyeho ikibazo cya mbere ngo umwigisha ngo ese uyu muntu ko yavutse ari impumyi niwe yakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi be? By'ababyeyi be tube tubiretse, ngo niwe yakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi be. Dufate ikibazo cya mbere nako parti ya mbere y'ikibazo, ese niwe yakoze icyaha ko yavutse ari impumyi? Cyo cyaha yagikoreye ryari? Ketse nimba mu nda bajya bakorera ibyaha. Muri yo nteruro niki kibuze? Reka mbaho urugero, ngo habaye impanuka mu bwato, ubwato bugera impanuka ngo abantu bose barapfa. None uwo muntu aje kubivuga aravuze ngo ati habaye impanuka abantu bose bapfuye, nanjye nari mu bwato. Mubyumva muti? Abantu bose bapfuye mu bwato, nanjye nari mu bwato. Tufate statement ko yavuze. Yavuze ngo habaye impanuka mu bwato nanjye nari ndimo, kandi abantu bose bapfuye. Niko yavuze. None abantu bitwa aba logicien muri science barapima ibyo uvuga barebe nimba bijyanye. Kenshi tuvuga ibintu bitajyanye kandi turabasazi. Ibi bintu rero babyita contradiction performative. Contradiction performative. Mu byo yavuze harimo contradiction, harimo ibintu bitajyanye. Ashobora kuba atari arabeshya, ariko afite ikibazo cyo guforomira ibintu, kubivuga uko biri. Natwe dukwiye rero kwiga kuvuga ibintu bitarimo contradiction, bitarimo ibintu bigongana bihabanye. Kenshi umuntu ashobora kuba atari arabeshya, aravuga ukuri, ariko akavuga ibintu mu buryo ubonamo contradiction. Si ngombwa ko uba logicien, donc imuguke muri logique, ibintu biri logique. Hari science itwa la logique formelle cyangwa syllogisme, uko ibintu bikwiye kuba bivugwa mu buryo batabonamo ibintu bigonganye bihabanye. Cyane cyane mu nkiko ushobora kwitega imitego kandi uravuga ukuri. Ushobora kuvuga ibintu ariko ugasanga harimo ibintu bihabanye kandi utari urabeshya, kuko wagiye gupanga ibintu uko bitameze. Twari mu bwato bugira impanuka, abantu bose barapfa, kandi nawe wari mu bwato. Urumva ko ari ikibazo? Nawe wari kuba wapfuye. Aho rero mushobora kumukosora, rero uko mashatse kumukosora. Barabise contradiction iyo, kuko ubivuga nawe ngo yari mu bwato kandi ngo bose bapfuye, nta n'umwe yarokotse. L'énoncé kiriya yavuze, ubwato bwagize impanuka bose mu bwato bapfuye, nawe yari mu bwato. Ibyo yavuze ngo yari mu bwato n'abandi bose mu bwato bose barapfa. Amen. Kugeza aho nibyo bita énoncé, ibyo yavuze. Énonciation rero nuko ubivuga nawe yari muri babo. Aho rero biragonganye l'énoncé et l'énonciation. Cyo kibazo. Niyo mpamvu ari contradiction performative. Rero ukwiye kwiga kuvuga. Bashobora no kwita umubeshyi kandi utari umubeshyi, kugupoperanya amagambo, sibyo, ukongereza n'ibitari ngombwa. None hano tugaruke hano, wese ngo niwe yakoze ibyaha kandi twumvise ko yavutse ari impumyi. None si ibyo byaha bikoreye? None abo bantu bafite ikibazo.
iyo bahura n'abarogicien barabwiye ko bafite icyo kibazo, ntabwo uhuye, hariho contradiction, banyuze ntabwo yavuka ari impumyi nyuma ikaba ari ingaruka y'icyaha cye yayikoreye hese. kese bavuga bati yaje guhuma afite imyaka 15, bari kubaza se ni ukubera icyaha cye, kuko kuri 15 ashobora kuba yakoze ibyaha. Urumva rero abo bigisha ba Yesu icyo kibazo cya mbere, icyo gice cya mbere cy'interuro yabo gifite ikibazo. Noneho ngo n'ababyeyi be bakoze ibyaha bigatuma babyara umwana w'impumyi. Ibyo rero birumvikana kubera ko mu gihe cyabo chaque malheur, ingorane zose y'ibyago bije, igihe cyose bo ntago bajya gutekereza kure n'ibyaha. Babise imitekerereze yabo nuko umuntu nimba nta kibazo afite ku Mana, ibimubaho byose biko kuba byiza gusa mu mitekerereze yabo. Niyo mpamvu nayo bari abagenzi be bamuvuze ngo ibyago byamushikiye nuko yacumuye, ngo ntashaka kwihana kuko nta byago bishikira umukiranutsi. Iyo niyo ari imitekerereze y'abo bantu, ndetse no mu gihe cya Petero. Iyo ibyago byagushikiye bakureba nk'umunyabyaha. Ariko uyu munsi ntabwo ariho turi bwibande, turaza kwibanda ku gisubizo Yesu yabahaye ku murongo wa 3. Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Amen. Umutwe twavuga duti que les œuvres de Dieu soient manifestées en nous. May the works of God be displayed in us. Ni kuvuga ngo turavuga duti que les œuvres de Dieu soient manifestées en nous. May the works of God be displayed in us. Rwanda, imirimo y'Imana niyerekanirwe muri twe. Imirimo y'Imana niyerekanirwe muri twe. Ibi ni ibintu twe kumenya, kuko murumva ko abo muri icyo gihe cya kera na n'ubu birahari. Hari abantu benshi bibaza ngo iyo umuntu yamenye Yesu Kristo bakaba bagendana, ari byo by'ukuri byitwa kumenya Imana, kuko Yesu ni Imana yambaye umubiri. Arabibaza ngo kugendana n'Imana nta cyago na kimwe cyakugeraho, ntiwarwara, nta bukene bwaza, nta ngorane zaza. Donc ari abantu bibaza nka Petero cyangwa na za nshuti za Yobu n'abandi benshi. Hanyuma ibyo bikazana rero ikibazo iki. Iyo umuntu amaze kumenya Imana, amenya ko Imana ishobora byose, Dieu est tout puissant, Imana ishobora byose, kandi akamenya ko Imana ni urukundo. Tuwe wa Kristo uzi ko Imana ari urukundo, si byose? Niyo rwatumye itanga Yesu. Yohana 3:16 somere. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Niba ko Imana ari urukundo kandi yarugaragaje mu gutanga Yesu. None Imana rukundo, Imana ishobora byose, kubera iki yemera souffrance
sufferings, kubera ko yemera ko abantu bababara. Comment concilier ces deux choses? Wabihuza gute? Imana ishobora byose, ishogira gutya ingorane zose zikavaho, sibyo? Ishobora byose, none ni urukundo, sibyo? Ni gute Imana ishobora byose ikaba ifite urukundo, ikihanganira ko abantu basufura, ko abantu bababara? Ibyo ni ibibazo biza mu buzima bw'abantu, na niyo mpamvu bariya rero ba kera, dufate nka ba Petero, none umunsi iyo kategorira hariya abantu bahitaga babikemura vuba, ngo ubabara wese, ufite ibyago byose nuko yayicumuyeho. Wajuse bahitaga batanga igisubizo cyihuta. Nimba ibyago byagushikiye nuko ufite ibyaha cyangwa biwanyu, n'ingaruka z'ibyaha, siko bavuze mwigisha? Ese ni ibyaha bye yakoze ngo avuka ari impumyi, cyangwa n'ababyeyi bacumuye? Nivuga ngo Imana ishobora byose, Imana y'urukundo, ntiyakwemera ko umuntu ashikirwa n'ibyago n'ingorane, ahubwo niwe yabyikururiye, nuko yacumuyeho. None se mwe musubiza gute umuntu? Dore ndi umwana w'Imana, ijambo ry'Imana ryose ngerageza kurishira mu bikorwa, na nari mu ncumura nabigambiriye, sibyo? Kiretse biza gutyo umuntu atabigambiriye, ugasanga warakaye, ugasanga wagize iki, sibyo? None dore bambonyemo kanseri, sibyo? Iyi kanseri yanyuzeho Imana, mamusubiza gute uwo muntu? Muhita mumwinjiza muri counseling, mugamuhamagarira abakora counseling, relation d'aide, guérison intérieure, cure d'âme, ati ngwino tukwereke, jya muri cyumba, hari ingorane wowe ufite, hari ibyaha byakubayeho nuko udashaka kubivuga. Kuri wowe rero ntago biva ku cyaha cye, byarabaye atabigizemo uruhare. Hanyuma se numara kumubwira gutyo, nyuma y'ukwezi agapfa, byo ntibyabaho? Byabaho ntibyabaho? Dore hariho umupasitori umwe muri Amerika bamusanzemo kanseri. Ubu rero tuvuye mu hypothèse, rero turavuga ibintu byabayeho. Abwira abakristu ayoboye, ashumba, aravuga ati rero bambonyemo kanseri kandi igeze kuri stade très avancé, stade ikomeye, musengere muri ubu buryo, musengere umwami Yesu ankize, cyangwa nimba atangijije, sibyo, kugeza ku munota wa nyuma ubuhamya bwanjye ntibuhinduke, muheshe icyubahiro. Wayushye nyuma y'ukwezi arapfa. Mubibona mute mwewe? Ari ibintu mudashaka kwibaza hakiri kare, ngo mwubake ibintu bihamye muri mwe, mukwiye kubyubaka hakiri kare. Ntabwo muzi Renal Bonke, Renal Bonke nakoranye nayo i Burundi mu biterane yaje gukora. Renal Bonke yavuze ubutumwa kuva Afrika y'Epfo kugeza Afrika aho irangirira amajyaruguru, kuva iburasirazuba bwa Afrika kugeza aho rirengera. Afrika Imana iramukoresha ibintu bikomeye cyane, bitangaza bikomeye cyane, ariko agora kanseri, kandi arayitindana kugeza aho bigira ku munota, kugeza aho Renal Bonke yari umuntu wikijenya, aba très diminué, amera nk'urudodo, imisatsi yose, murazi bya chimiothérapie tout ça, sibyo? Ariko
yakomeje kuba wa mugabo adahinduka ku byo yavugaga, hanyuma mu nyuma arapfa. Kuko Imana yabyemeye, kubera ko azwi, yasengewe n'abitwa abakozi Imana bose bo ku isi bazwi bose, ariko yaje ntiyakira, arapfa. Narababwiye n'umuntu witwa Genuimba, murabyuka, Imana yamushije ibitangaza muri Amerika, ararwara ajya mu kagare, akomeza gusengera abarwayi ari mu kagare, bo bagakira, bakaza mu tugare, bo bakagenda bijyanye, ariko aguma mu kagare. Hanyuma amaherezo aje gupfa. Tumaze kwerimina cya mbere, ntabwo ingorane zose zituruka ku byaha. Hari indwara n'ibyago bituruka ku byaha, ubwo Yesu yarabivuze, genda ntukongere gukora icyaha, ntuzajihirwe n'ibiruta ibya mbere. Yabibwiye nde? Amaze gukiza wa mugore afite imyaka 12 ava amaraso, hanyuma akarokonesa ko yari we yamukozeho. Nta jambo yamubwiye, nta jambo yamubwiye. Yaramubwiye uti tuzongera. Voilà. Ni ukuvuga ngo rero hari indwara zituruka ku byaha, hari indwara zituruka ku byaha, ariko ntabwo ari systematiquement igisubizo duha abantu ngo iyo umuntu afite ibibazo, iyo umuntu ashikiwe n'ibyago, umuntu yacumuye ku Mana. Mabibise iyo ntabwo ari teoloji y'ukuri. Ariko ntabwo duhakana ko hari igihe ibintu biba biturutse ku byaha. Uko niko birivuga. None ko tumaze kubona ko umuntu ashobora gushirwa n'ibyago kandi atari uko yacumuye, none twahagarara dute rero? Aho niho tuje rero kuri icyo kibazo. Amen. Twahagarara dute? Dore, nubwo iyo ndwara, dufite urugero rw'indwara, nubwo icyago cyagushikiye ari indwara zikomeye zishobora kwica nka kanseri n'ibindi, sibyo? Dufate urugero rw'ibyago, tuvuge nka kanseri n'ibindi. Ukaba wowe uri umwana w'Imana, waramenye Yesu Kristo, waramwakiriye nk'umwami n'umukiza, ukwiye kumenya ibikurikira. Ukwiye kumenya ko ibintu byose, harimo n'ibyago, byose biri munsi y'ubutware bwa Yesu. Kubera ko turi abantu tudafite ubumenyi bwose, dufite aho tugarukira, ntidushobora kumenya impamvu Imana yemeye ibi bintu ngo bibe, ariko ntabwo bitungura. Ukwiye kubaka uku kuri yuko byose bimbaho n'ibizambaho bifite impamvu yabyo, kandi intego nuko imirimo y'Imana yigaragaza. Paul yavuze iki? Ngo haba mu buzima bwanjye, haba no mu rupfu rwanjye, Jésus sera glorifié. Ngo Yesu azashyirwa hejuru. Wabibizi? Iyo utarageraho rero, ni handi utari no kuba umukristo kwitotomba. Satani agatangira no kukunyeganyeza kwizera kwawe. Ese mwumva ayo magambo yavuze mu Bafilipi? Ntabwo yavuze ngo Yesu azashyirwa hejuru ikibazo nigikemuka. Niko yavuze. Ariko twe niko tuvuga. Amen. Mubuke umutwe twahaye aya magambo. Twavuze ko imirimo y'Imana igire gute? Igaragarize muri twe. Ishobora kwigaragaza mu kudukiza, ishobora no kwigaragaza mu rupfu rwacu. Urupfu rwa rukigisha benshi.
bakaba bakizwa. Gitangaza. Amen. Tusoma Abafilipi wa mbere nako Abafilipi nako igice cya mbere ku murongo wa 20 mumbe Paulo kwavuga, kuko ntegerezanya ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose, ahubwo nzajya ngira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye iteka ryose, nk'uko bimeze ubu, nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa. Amen. Amagambo y'impinja mu kwizera, hari amagambo y'abantu bamaze kugera kuri urwo rwego rwo kumenya ko ibiba byose byaba byiza biba bibi, hari uburyo bisohoza umugambi w'Imana. Ese amagambo murayumva ngo selon ma ferme attente et mon espérance, ngo nta gushidikanya afite ngo ntazakorwa n'isoni ikintu na kimwe, ngo Kristo azashyirwa hejuru mu mubiri we avec une pleine assurance n'ubushizi bw'amanga, soit par ma vie soit par ma mort. Nubwo ari ukubaho nubwo ari ugupfa, Kristo azashyirwa hejuru. Bibaza ko ari abantu b'impinja bavuga ibi? No. Mubona ko bitandukanye n'agakiza ko kwibaza ko agakiza ukazamo gusa ngo uhabwe ibyiza. Amen. Imirimo y'Imana ikwiye kwigaragaza muri twe abayizera, kabone n'ubwo byatunyuza mu byo tudashaka, mu byo tutifuza. Imana ishobora kwemera tukabinyuramo kugira ngo imirimo yayo igaragare. None ntabwo ushaka ko imirimo y'Imana igaragara? None uzamenya gute ko Imana ivana mu bukene utabunyuzemo? Uzavuga iby'abandi gusa ngo narumvise yuko Imana ishobora kuvana abantu mu bukene. None uzamenya gute ko Imana ikiza indwara utanyuze mu ndwara zikomeye? Ntabwo ari ujya kuzizana, ariko ziramutse zibaye uzamenya gute se ko Imana ikiza? Uzahumurize ko azakomeza abanyura mu burwayi. Uzamenya gute ko Imana irokora? Amen. Haleluya. Mu bintu bikomeye utabinyuzemo, nutabinyuramo rero uzajya uhamya iby'abandi ngo narumvise yuko Imana ibasha kurokora abantu. Ntabwo umukristo yikururira ibyago n'ibibazo n'ibigeragezo, ariko hari igihe biba mu buzima. Akwiriye kumenya rero arabihagararamo gute umukristo. Haleluya. Nimubaze ko abantu nk'abari ba Renal Bonke bakoreye Imana muri rwego, hanyuma bakaza kurwara kanseri kabajegeza mu buryo bukomeye, bakanyura mu mashimiyoterapi atabarika, kugeza aho bakomeza guhamiriza Yesu kandi bari mu burwayi, kugeza isaha Imana yabageneye kuva mu mubiri igera. Nimubaze ko ari abantu batubakitse hakiri kare. Wayumvise kumenya Kristo ari we, no kumenya ko haba mu bibi, haba mu byiza, haba mu migisha, haba mu bigeragezo, Kristo akwiye gukuzwa muri bo, imirimo ye ikwiye kwigaragariza muri bo. Imana yahabwa icyubahiro. Wayumvise? Rero nitutwubaka ibyakiri kare tuzagira ibibazo. Niyo mpamvu Petero arahugura itorero ngo armez-vous, mumve ndaza kubabwira ijambo riri ngo armez-vous de la pensée de souffrir. Urumva? Armez-vous de la pensée de souffrir. Ngo ni mwambare igitekerezo, amen, cyo kubabara no kubabazwa bibaye ngombwa. Urumva ibyo ni by'abana? Armez-vous de la pensée de souffrir. Nugira ngo souffrance niba nutanye kuvuga ngo wahise kubera ko Imana yemera ibi bigabe kandi ntayicumuyeho, muhandanga ibya 10 n'amaturo ashitse, ntabwo njya nyiba ibyayo, kandi je nago ntukana, ndi umukristo wihanye ururimi rubi, yewe kandi mfite urukundo, njya sura abarwayi, nzagira gute, ufite ingorane ndamufasha, kandi none kubera ko ibintu byanshikiye.
kandi uriya wenda muzi ahora yicumuraho kenshi, dore waguhe neza ahubwo uzahita utanga gucumura birenze. Kubera iki? kuko uba utazi, amen, ibintu bene abakozi b'Imana banyuze mu bintu bikomeye, amen, ndetse bakarinda bava mu mubiri batatabawe mu buryo bugaragara. Ese ni sheke ya Yesu? kubera ko bonki Yesu atamukijije inuze ya kanseri, Jésus yayishuwe? No. Billy Graham, umugore we yarangije urugendo rwe, yitwa Rusi, nawe musa ararwara yita Alzheimer, Parkinson, gutakaza ubwenge, biratinda kugeza batamenya n'abana be, nawe ntiyimenye. Billy Graham gihe kirekire. None se ni esheke ya Yesu yakoreye? Roje kuvuga ngo oya bisobanure. Kubera kuvuga oya kuye mpamvu, kuye mpamvu muzajye mwirinda ibisubizo bya bugufi. Ibyo nibyo Petero bari bafite, ko ibyo ntabwo bibyara conviction uzahagaramo nawe bigushikiye. Biroroshye kuvuga ati ni kubera ibi, kuko bitaragushikira. Ariko we nubinyuramo ni uzamenya ko ibyo wavugaga warivugiraga. Nka muntu yasinyaga inkwi ni wari umurimo we, hanyuma kubera umuruho w'ubuzima, noneho rimwe rero agenda muri uwo murimo we n'umuhoro we, agenda yitotomba, agenda avuga ati ariko se kajya numva ngo urupfu rutwara abandi, kuko igihe rutantwara ngo runkize uyu muruho. Ageze mu ishyamba rero, akitegura guca igiti cya mbere, abona umugabo w'igikara n'ibiki byose afite, yambaye ibintu byirabura, abona uniforme noire iraje, ati ndaje. Ati urinde? Ntiwamamagaye? Ngiye nitwa Rupfu. Ati nawe ntiwamenye ko rivugiraga? Wayumva? Wayumvise? Ati ariko nawe kuko utamenye ko nivugiraga? Rupfu aramureba ati okay, komeza n'ubwo buzima bwawe umuruho. Tena inzi ko nje kurura ko wamamagaye. Murabyumva? Namwe rero mwirinde ibisubizo bya bugufi. Ibise nabivuga ari gihe byashikiye. Murabyumvise? Ukwiye kubitira bakiri kare. Reka mbaho urugero. Umuntu witwa Socrate, ambereza Socrate, igihe urukiko rw'Abagiriki Atene, ko niho yarari, wamushiye urubanza rwo gupfa, baramubeshyeye kubera amashyari y'abitwa abasofiste n'ibiki byose, bamubeshyera ko ayobya urubyiruko akarubwisha ibintu bituma bijya mu buzima bwo kwihumanya, ndetse akabakura no ku mana zabo, imana z'Abagiriki. Noneho araregwa mu rukiko, hanyuma bashaka abantu bo kumurega. Ari imbere rero y'abacamanza y'inkiko n'abamushinja, noneho aratsindwa. Amaze gutsindwa bamuteka kunywa poison iri mortelle, bamuteka kunywa ikintu cyica. Bari bateguye icyaza kunywa kugira ngo bapfe. Nka kuriya muri Amerika habagaho uwo baciriwe ngo gupfa, habaho chaise électrique, bagushira ku ntebe y'amashanyarazi ugahita upfa, cyangwa muri imisi bakakwenjecta ituma uhita upfa. Arahandi bakurasa ku giti, sibyo? Arahandi chaise électrique, arahandi bakwenjecta
produit tupfa. Hanyuma icyo gihe Atene rero bahitaga baguha icyunywa ugahita upfa. Donc substance bari bateguye witupfa. Noneho barayiteguye ati rero inkiko zategetse yuko upfa watsinzwe kuko ubangamiye ubuzima bwa Atene. Atene yari cité eta, yari nk'igihugu. Okay? Umugi wa Atene ubwayo wari nk'igihugu. None barategura mbere uko ayinywa rero avuga aya magambo. Aravuga ati ariregura kwanza, arabereka yuko ntiyarakwiye gupfa kuko ibyo bavuga ntabwo ari byo. Ariko nimba rero abo banshinje bibaza ko kunjyana mu rupfu ariko kumpemukira, baribeshye. Ati kuko gupfa ahubwo n'amahirwe, kuko nsanze atanga kuvuga nyine abamubanjirije bahambaye n'iki byose n'abandi ba filozofe n'abamubanjirije muri za filozofi. Ati mbega amahirwe, urazi kuzicarana n'aba Parmenide n'abandi. Kandi ari ibibazo byinshi nibaza ukuntu nzababaza. Ahubwo ni byiza cyane, ngiye kubana nabo, nzababaza ibibazo byose nari mfite. Ubwo rero munamubanjirije avuga n'abandi, none baravuga n'Imana rero agiye guhura n'abazesi, agiye guhura n'iki byose, atanga gutaka rero hano agiye ko ari heza. Hanyuma tari ku mwebwe icyo nzi, iyo bavuze urupfu muhinda imishitsi, kandi ntimufite no kwitegura ngo muzamarwemo ubwoba bw'urupfu. Kandi jyewe kugeza ubu nigishije abantu ibyatuma urupfu rutabatera ubwoba. Abibise rero ndavuga amagambo yanjye. Hanyuma arafata ya poison ayo condamnation, moyen de mort, arayinywa akivuga akibigisha. Anywa akibigisha. Niba bavuga ngo Socrate est mort en philosophe. Anywa akibigisha, yigisha abantu ko bakwiye kwitwara mu buzima kugira ngo urupfu ruzirotera ubwoba. Hanyuma Socrate apfa gutyo. Hanyuma conclusion yanjye rero ni iyi. Mubise ko yapfuye? Il est mort en philosophe, n'est-ce pas? Conclusion yanjye ni iyi. Na nibyo nanditse hano muri telefone yanjye ku rupfu rwa Socrate. Mushaka kubyo nanditse? Nanditse ni Socrate a vaincu la peur de la mort. Socrate a vaincu la peur de la mort. Socrate yanesheje ubwoba bw'urupfu. Mais Jésus l'a conquise. Socrate yanesheje ubwoba bw'urupfu, ariko Yesu yanesheje urupfu rwarwo. Jésus a conquis la mort, alors que Socrate a vaincu la peur de la mort, mais il n'a pas vaincu la mort. Socrate mu buzima bwe bwa filozofi yubatse ikintu ahageraho atagitinya urupfu, kuko ngo ni inzira imujyana aheza. Ariko ataheza twe tuzi, asanze imana zabo, agiye kwibanira n'Imana. Za mana zari zarabataye zikira kuri Olympe zirira, sibyo? Ambroisie zikinywerana nectar, arazisanze, sibyo? Asanze n'abandi bamubanjije mu by'ubwenge, n'abandi bari intwari mu Bagiriki. Agiye kwibana nabo bakomeze kwivugira iby'ubwenge. Urumva kuri we agiye heza, sibyo? Ariko bariya bamushize mu rupfu arabaririra, kuko bo bazapapa, bazagira ubwoba nibagira imbere y'urupfu, kuko batigeze bemera inama z'inyigisho ze bagezaho banesha ubwoba bw'urupfu. None Socrate na Yesu batandukaniye? Iyi niyo conclusion yanjye. Batandukaniye? Yesu we yatsinze urupfu, yanesheje urupfu. Socrate yanesheje ubwoba bw'urupfu, ariko nabwo yanesheje urupfu. C'est différent. C'est vrai, Socrate a vaincu la peur de la mort. Socrate yinjiye mu rupfu agikomeza kwigisha. Wayibise? Ntabwo ari urupfu rw'impanuka. Yari aranywa
iriya poison bamuhaye akomeza yigisha, ariko il n'a pas conquis la mort, ntiyigeze anesha urupfu. Yanesheje ubwoba bw'urupfu, yanesheje ubwoba bw'urupfu, ariko ntabwo yanesheje urupfu. Yesu rero yanesheje urupfu itself. Cyangwa ntabwo mwumva aho bibwira. Ega nimutubaka ubwo ibi bitekerezo nk'ibyo muzagira ibibazo, muzajya mubona ingorane, mutangire gushidikanya mu byo mwizera. Birubakwa n'urugendo. Amen. N'urugendo rwo kubyubaka. Sokrate ntabwo yageze aho anesha ubwoba bw'urupfu gutyo, yarabyubatse ariko mu nzira ya filozofi. Amen. Ntabwo ari mu nzira nk'iyi turimo. We yakuriye mu bigwamana by'Abagiriki, ba Zeus n'abandi bose, ba Apollon n'izindi mana zose. Yanesheje ubwoba bw'urupfu, ariko ntabwo yanesheje urupfu kuko aramutwaye. Yesu we yanesheje urupfu ubwarwo. Amen. Jésus a conquis la mort. Amen. Alléluia. Yesu yanesheje urupfu. Sokrate anesha ubwoba bw'urupfu. Biratandukanye. Kuko ushobora kunesha ubwoba bw'urupfu kubwo kwibesha kuri rwo. Wabibise? Kuko utanaruzi icyo ari cyo, cyangwa uruzi ukwawe, ushobora kunesha ubwoba bw'urupfu. Kuko ntabwo uruzi uko rumeze koko. Wabibise? Kuko Sokrate afite we uko yarazi urupfu. Amen. Yubaka filozofi yo kurunesha, ariko ntabwo yigeze arunesha we. Yubaka filozofi yo kunesha ubwoba rutera muri psychologie y'abantu, mu bwenge bw'abantu. Uko abantu baratinya urupfu kuko psychologiquement ari ukuntu baruzi, sibyo? Sokrate rero yanesheje ubwoba bw'urupfu, ariko urupfu rwarwo ntigeze arunesha kuko rwaramutwaye. Yesu we yanesheje urupfu itself, urupfu, kuko yarapfuye arazuka. Amen. Nuvuga ngo yambuye urupfu ubutware, ubushobozi bwarwo, n'ikuzimu yambura ubushobozi bw'ikuzimu. Amen. Nibyo bita ngo mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nk'uriya Sokrate, Abagiriki ikuzimu bahita Hades. Ikuzimu bahita Hades. Hades ni izina ry'Imana ikuzimu. Imana iteka ikuzimu bayita Hades. Hanyuma urupfu bakarwita Thanaton. Thanaton niyo le dieu de la mort. Thanaton, c'est le dieu de la mort. Hades, c'est le dieu du séjour des morts. Uriya Sokrate aravuga ngo agiye kwibanira na Hades. Umva ko azi ko hari Imana nziza. Kuko yakuriye muri mitologie y'Abagiriki, yaziriya mana tujya tuvuga. Urumva ko we filozofiye yayubatse, ariko umenye ko Sokrate abarwa mu bafilozofe bakomeye isi yigeze kumenya. D'ailleurs bavuga ko la vraie philosophie a commencé avec Socrate, nubwo hari abandi batangiye bitwa Parmenide n'abandi. Platon rero yanditse ku rupfu rwa Socrate kuko yarahibereye. Nizi ko Platon yari umwigisha wa Socrate. Yanditse l'apologie de Socrate. Apologie ni ukuvuga defense, kudefanda Socrate. Lisansi ya mbere to apologize mu Cyongereza yo kuri apologia ni ukuvuga gusaba imbabazi, ikintu cya mbere. Ariko lisansi yindi ya kabiri para gusaba imbabazi ni defense. Ni ukuvuga defense wavuye nakuriya mu nkiko haba l'avocat de la défense.
kwiburanira cyangwa kuburanira umuntu, niyo bita apologia cyangwa l'apologie en français cyangwa apology mu cyongereza. Hari sens yo gusaba imbabazi, to apologize, hari na sens yo kudefenda. Platon rero yanditse igitabo cyitwa l'apologie de Socrate, donc la défense de Socrate. Niyo yavuze ukuntu Socrate yapfuye, n'amagambo yabwiye abajuje, n'amagambo yabwiye abamuregaga, abamushinjaga. Wayibize? Amen. Niyo bavuga ngo si la mort de Socrate a été celle d'un philosophe, mais la mort de Jésus a été celle d'un Dieu. Nimba Socrate yarapfuye nka philosophe, Yesu yapfuye nk'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Urupfu rurahari, twiye kumenya uko uzaruhagararamo. Nimba Imana izahitamo kurunyuramo, ntuzamurwe igihe cy'itorero, ukwiye gutangira kubaka intsinzi atari ku bwoba bw'urupfu, intsinzi ku rupfu. Ko twe ntago turi muri Socrate, turi muri Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Kubera iki se n'umukristo iyo bavuze ati rero dore rero bagutoyemo ibi n'ibi, sibyo? Agatangira kurira, sibyo? Hanyuma amaherezo agatangira gucika intege, sibyo? Ko wambwiye ati rero turabona ko mu mezi nka 6 uzaba wapfuye, ugasanga wa muntu kuraje irarangiye, ugasanga amaze kuba indembe kandi ataranagera, ugasanga byakomeye. Kubera iki? Kuko atigeze abyubaka mbere. Ntabwo byubaka byabaye, tangira kubyubaka. Niho Petero atuhanura hano rero. Petero wa mbere ibice 4:1 n'uwa 2. Nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri, muba ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha, ngo ahera ko amara iminsi isigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Amen. Bibiliya tubwira iki? Nkuko Kristo yababaje mu mubiri. Amen. Haleluya. Arm yourselves likewise with the same mind. The same mind. The same mind. Kabone nubwo waba utari urababazwa nona mu mubiri, ariko nkuko Kristo yababaje mu mubiri, amen, wambare icyo gitekerezo cyo gira gute, cyo kubabaza. Kubera iki? Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Nuvuga ngo rero nutabyubaka ubu uzagira ikibazo. Mwabyumvise? The same mind yiki ya sufferings. Kabone nubwo ntabwo urababazwa, ariko ngo wambare your mind. Armez-vous de cette pensée de souffrir. Pourquoi? Kubera iki? Nuko bishobora kugushikira, kuko utigeze ubyubaka mbere, bikaba byakugora kubinyuramo nk'umukristo, ugatangira kujugunya komana na persa, ugashaka ba bouc émissaire, ari burundu twavuga ngo guta umwikomo, ugatangura kwinubira abantu, wabise, ugatangira kubaka umushiha, kuko niwigeze ubyubaka iyo mind, nigeze uyubaka. Ikibazo gikomeye. None se kiriya gikombe cy'imibabaro Kristo yanyweye yaracumuye kugira ngo Imana data ikimuhe? Yesu none hoya. None se wowe nutubaka iyo mind, icyo gitekerezo, uzabinyuramo gute gushikira wowe utigeze ubyubaka hakiri kare? Siyo mpamvu ubona nk'abantu bavutse mu miryango ifite ibintu byose byo mu isi bifuza,
batigeze bamenya ko n'ubukene bubaho. Hanyuma kera imyaka ngahe byose bikagenda, bakisanga bari mu buzima bwo kuba mu kazu gato barundanamo bose ari famiye nzima, bari bafite amamodoka n'ibiki byose, none basanga nta n'igare bafite n'ibindi. Nimba batigeze bamenya ko ubuzima bubaho kugira ngo babumenyere iminsi ya mbere, bisaba ari ikibazo. Muri crise yabaye muri 2007-2008 ikaba crise y'isi yose, iriya yo muri Amerika yahungabanije ubukungu bw'isi. Hariho abantu biyahuye kubera ko banki iri buzi igatwara amazu, igatwara ibintu byose, ko hariya ibintu byinshi babaho by credit, kubera credit. Banyibise inzu ni credit, imodoka ni credit, frigo ni credit, buri kintu cyose, ni telefone ikaba ari na credit. None crise yarabaye, noneho banki razitwaye ibintu byose, umugabo akaza akarasa, umugore akarasa n'abana nakirangiriza. Byarabaye kubera iki byashikiye abo bantu? Murambwe turi bara abapagani. Okay, none umukristo atigeze yubaka iki gitekerezo Petero yavuze, la pensée de souffrir, mind yuko ushobora kunyura, Imana ishobora kwemera kunyura mu bihe bikomeye cyane. None se bigushikira Imana itagutabaye ngo ubiyangariguza ubivamo, ntibyakuvana no mu gakiza? Byakuvana no mu gakiza. Niyo mpamvu batubwiye hano ngo armez-vous de la pensée de souffrir. Nimwambare icyo gitekerezo. Kristo ntabwo yababajwe ko ari umunyabyaha, no. Intumwa ze ntabwo zababajwe ko zabaye abanyabyaha, no. Bernard Bonke ntabwo bababajwe n'iriya ndwara ya kanseri kugeza apfa kubera ko bacumuye ku Mana, no. Yobu ntabwo yababajwe kubera ko yacumuye, no. Ukwiye kumenya ibyo ko nabyo biri muri plan global y'Imana, mu mugambi w'Imana wuzuye tudashobora gusingira wose, nabyo birimo. Hari umuntu witwa Leibniz, niyo bivuze, umufilozofe, yandika ku byerekeye Théodicée, avuga ko tujya tuvuga vuba duca imanza, tugira gute kuko Imana yemeye akabibi, kuko Imana yemeye, ati nuko tutazi la globalité y'ibintu byose, tutazi la plénitude yayo. Ntabwo dufite global view y'igitekerezo cy'Imana, twe turi limité. Niyo mpamvu tuzi ngo kuko Imana, nanjye hari ibintu biba, hanyuma nakibajize kuki, ariko ubu ndi mu ishuri ryo kurenga kuki, kugira ngo mvuge nka Pawulo, yaba mu byiza, yaba mu bibi, yaba mu migisha, yaba mu igeragezo, yaba mu makuba, yaba mu byago, nimba Imana yemeye ko mbinyuramo, atari uko genda byikururiye. Kristo akwiye gukuzwa, haba muri ibyo, haba no mu byiza, haba no kubaho kwanjye, haba no gupfa kwanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo rero bikwiye kubakwa bitaranahagera. Ngo dusomera kuri Petero, ibyo ni igitekerezo gikomeye cyane, nicyo gisobanura wa mutwe ngo imirimo y'Imana igaragarijwe muri twe. Nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri, muba ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha, ngo ahere ko amara iminsi isigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora ibyo Imana ishaka. Amen. Reka rero mbasomere hanyuma muri izi note zanjye, hanyuma twumve ni nka conclusion, ni nk'umwanzuro. Dans Jean 9:3, muri Yohana 9:3, cya gisubizo Yesu yahaye abigishwa, sibyo? Murahibuka? Nitimbo n'uratsomere. Ni byiza ko abantu bazadukurikira nabo bumva uyu mwanzuro. Dans Jean 9:3, muri Yohana 9:3 handitswe ngo,
Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Amen. Amen. Jésus met les disciples et par extension nous tous. Yesu arashaka kudukangurira kuri ibi. Mbere kuri abo yabibwiraga directement ba Petero, no kuri twa bamwizeye nyuma ya ba Petero. Il nous met au défi de transcender une vision déterministe de la souffrance. Kugira ngo tuve muri uko kureba ibyago, amakuba, ingorane, ibigeragezo, tubirebe nk'ibintu tuvuge urwandiko, tubifate nk'urwandiko rutuma umuntu atangira kwibaza kuki urwandiko kuri jyewe. Wabizi kuki urwandiko kuri jyewe? Muri ya mvugo y'urwandiko se ngo yewe nta kundi, ngo ni urwandiko nta kundi, sibyo? Cyangwa ugatangira kwibaza kuki byabaye. Au lieu de blâmer ou de chercher une cause directe à la souffrance, aho kugira ngo dutangire kwibaza inkomoko y'ibyo bibazo, ibyo byago byadushikiye, kugira ngo dushakishe bayazana, nous devrions nous concentrer sur la gloire de Dieu. Tukwiye ahubwo kutumbira twebwe ubwiza n'icyubahiro cy'Imana, ko ibi nabyo bikwiye guhisha Imana icyubahiro. L'issue y'ibi uko biri burangire nuko bihesha Imana yanjye icyubahiro. Aho guta umwanya wibaza ngo ese ibi byaje kubera iki, ninde, ubwo si kanaka. Ukwiye ahubwo gufata umwanya munini ugatekereza ku bwiza bw'Imana n'icyubahiro cyayo, ko ibi nabyo kabone nubwo ntazi impamvu, ariko Mwami Yesu bizaguhesha icyubahiro. Nous devrions nous concentrer sur la gloire de Dieu, sibyo? Dans notre souffrance, mu mibabaro yacu, les œuvres de Dieu sont pleinement visibles. No mu mibabaro yacu tukwiye gusaba Imana ngo imirimo yayo igaragare. Imirimo y'Imana igaragare no muri ibyo bitari byiza bidushikira. Imirimo y'Imana igaragare. Ishobora kuba Imana ishaka kutwigisha kwihangana, ngo twihanganishe abandi. Ishaka kwerekana ubuntu bwayo butangaje. Nawe ubizi hari impamvu nyinshi zituma ibintu tutazigaga, tutatekerezaga, tutifuzaga bidushikira twebwe abana b'Imana, kandi atari twebwe twabyikururiye. Biba bifite icyo Imana ishaka kubikoresha tutazi twebwe, tuzamenya kera. Dans sa sagesse et sa miséricorde, mu bwenge bwayo no mu mbabazi zayo, Dieu favorise la croissance spirituelle et une plus grande confiance en lui. Imana iba yubaka, amen, hakurya y'ibyo tubona twita bibi, hari Imana iba yubaka idukuza twebwe mu buryo bw'umwuka, ikatwubakamo kuyiringira no kwizera kutajegajega, kugira ngo tureke kuba abantu bayizi mu magambo gusa, ariko bayizi mu bintu bifatika, kugira ngo tube abantu bayivuga nk'abayibonye atari abayibwiwe. Imana yabwa icyubahiro. Wayibise kuyivuga nk'abayibonye atari nk'abayibwiwe. Amen. Rena bonke ntabwo yivugaga nk'uwayibwiwe, yayivuga nk'uwayibonye, kuko nubweza ku rupfu rwe yakomeje kumuvuga butumwa. Imana ishimwe. Yakomeje benshi mu burwayi bwe kurusha igihe yarakomeye avuga ubutumwa. Wayibise kuko abantu ntabwo bumvaga ukuntu Rena bonke ageze aho yageze mu burwayi bw'iyo kanseri, aho yamugejeje. Njyewe nabonye video ye mu minsi ya nyuma ukuntu yarameze. Ugafata bonke wa mbere, ugafata bonke mu burwayi bwe, ntaho byabihuriye. Iriya kanseri yaramuhinduye complètement. Ariko mu ijwi rye nubwo ritaka ryari rikomeye,
ntigeze ahinduka. Kwizera kwe nawe kwigeze kujegajega. Yakomeje kuba wamuvuga butumwa, agakomeza abantu, akanabasengera. Ahubwo abantu bakibaza ko baje kumukomeza, bagataha ari bo bakomejwe. Amen. Ibanga ni irihe? Ni Petero wa mbere ibice 4. Tunge tuwasome. Rero nakomeye cyane. Petero wa mbere ibice n'umurongo wa mbere n'umurongo wa 2. Nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri, mube ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha, ngo ahere ko amara iminsi isigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora ibyo Imana ishaka. Amen. Nibyo. Ntabwo rero ari ibintu bizikora. Niyo tujya kurangirizaho. Ni urugendo rwo kubyubaka, mu gusoma ijambo ry'Imana no kuritekerezaho, mu kugira ubuzima bw'amasengesho, mu gushyira ukwizera kwawe mu bikorwa. Uko niko Umwuka Wera agenda yubaka mu muntu icyo gitekerezo cyuko nubwo nanyura mu mibabaro, ntabwo nzahinduka mu byo nizera. Nzakomeza kwatura ibyiringiro mfite muri Kristo, kabone nubwo nanyura mu bintu bikomeye cyane byangeza no kuva mu mubiri. Ibyo rero ntabwo byubakika gutyo. Ni process. Nk'uko Sokrate yubatse kudatinya urupfu, amen, mu nzira y'igihe kirekire mu by'ubwenge bya filozofi, kabone nubwo atigeze anesha urupfu, ariko yanesheje ubwoba bw'urupfu binyuze mu nzira ya filozofi. Kandi ibyo byamufashe imyaka myinshi, kuko yabyaye muri filozofi abana benshi, harimo n'aba Plato nabo babyara abitwa ba Aristote. Twebwe rero mu nzira y'ubutumwa bwiza duhamagariwe kunesha ibigeragezo ibyo ari byo byose, n'ibyago n'amakuba biramutse bitubayeho, tukabinyuramo nk'abantu bafite ubutware, nk'abantu bafite intsinzi muri Kristo. Uko Pawulo nawe yageze aho avuga ngo haba mu buzima kubaho, haba mu rupfu, Kristo azabwa icyubahiro mu mubiri wanjye. Ibyo rero ni ibintu byarubakitse igihe kirekire mu buzima bw'intumwa Pawulo. Petero rero aduha urufunguzo ngo mukwiye gutangira kubaka igitekerezo cyo kubabara. Amen. Amen. Nk'uko Kristo yababajwe mu mubiri, mukwiye kubyubaka kugeza aho ubakika muri wowe. Kavuga ati tous les possibles. Yavuze tous les possibles. Uvuga ngo ibintu byose imaginable, inimaginable, ibintu byose byatekerezwa cyangwa bitatekerezwa byitwa imibabaro, ndumva nabinyuramo. Ibyo nemera, ibyo nizera, ibyo nakiriye muri Kristo bidahungabanye. Rero byubakika. Byubakika in the long run. Byubakika à long terme. Byubakika igihe kirekire. Ntabwo bikurwaho ngo none ngo bitangire bigaragare. Ubutwari burubakika mu rugendo rurerure. Kwiye kuba waramaze gutekereza kuri Kristo, ku buzima bwe, ku magambo ye, ku mirimo y'Imana yakoze, ku bantu bagendanye nayo, ku masirkonsanse yose abantu b'Imana banyuzemo, ukuntu bahagaze, ukuntu Imana yabanye nabo.
ukwiye kwiga izo kesi zose, ibyo bintu byose, ubu buhamya bwakwinjira bwagucengera, ukiga amagambo ya Kristo n'abayizeye mu gihe cye ukuntu bahagaze muri ayo magambo. Na niyo biri duhugurira hano, hanyuma dusoze. Mmenisikia? Hii ni habari njema kwa watu wote. Amen. Nibyo batubwira hano. Haleluya. Mu Heburayo ibice 13 umurongo wa 7. Mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Dieu navuga hano ngo mwibuke cyangwa mwige ku buzima bw'abantu bose bagendanye n'Imana mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya, cyangwa n'abandi dushobora kuba tuzi mu mateka nk'ababonke twumvise. Mwige ngo considérez qu'elle a été la fin de leur vie, ngo murebe bashoje bate, barangije bate ubuzima bwabo bwo muri iyi si. Mumaze rero kubimenya ngo imiter leur foi, mwigane ukwizera kwabo. Mumva ari akazi k'ibyumweru bingahe? Ni akazi k'ibyumweru bingahe? Kamezi angahe? K'imyaka ingahe? Ni ubuzima bwose. Fata Aburahamu n'urugero, wiga ubuzima bwe. Fata Yakobo, ubuzima bwabo. Fata ba Mose, ba Yosuwa, ba Kalebu. Ese mwibaza ko uriya le neveu c'est quoi en kinyarwanda? Nephew. Uriya mwisho wa Kalebu yaje kuba n'umukwe, kuko ni umuhungu wa murumuna we. Yaje gushingira umukobwa we Agisa. Murabyuka? Uriya ari se wabo. Voilà. Donc urumva ni muhungu wa murumuna we. Uriya igihe Kalebu yavuze ngo uzafata uriya mugi nzamushingira umukobwa wanjye, agahaguruka akajya kurwana n'abariya bajeya, n'abariya bantu b'ibihangange bari bafite uwo mugi, akabanesha. Mubaza yuko yabyutse kuri uwo munsi yabaye intwari, atagira ubwoba? Byagenze gute? Nubwo birita kubwira byagenze gute? N'abandi se babyumvise bakundaga uriya mukobwa. Urazi kuba umukwe wowe wa Kalebu ntako bisa, sibyo? Kalebu na Yosuwa bari abantu bubahwa. Kuba rero umukwe wa Kalebu ni igitangaza. Hari abandi basore benshi bari bahari bari kwifuza kuba abakwe ba Kalebu, kubera igitsina n'umwe yagurutse ataruriye. Uriya Otiniel, sibyo, umwana wa Kenazi, murumuna wa Kalebu, kugira ngo ahaguruke amaze kuvuga Kalebu avuga ngo nzaha umukobwa wanjye, nzashima umukobwa wanjye Akisa ku muntu wese uzanesha uyu mugi witwa Debir, witwa Karjati Sefer. Kubera iki uyu musore ariwe yahagurutse? Mumenye ngo ava mu muryango w'intwari. Yamenye se wabo Kalebu ubuzima bwe, yakuriye muri story. Amen. Yintwa kuva ari baby, ari muto, yumvaga uncle we, ubundi bamwita uncle, ko ni mukuru wa papa we. Nimugoroba bicaye avuga amateka uko bavuye muri Egiputa, uko banyuze mu butayu, ibyo babonye, sibyo, uko bagiye gutata, uko bonyine we na Kalebu na Yosuwa abo bonyine bashiritse ubwoba ko igihugu bazagifata. Bayumvise ukuntu Mose yarangije urugendo agasigira Yosuwa
Yosuwa akagendana na Kalebu. Urugamba barwanye byose yari amashereka yonse y'ubutwari. Amashereka ndavuga no nayo mateka yubatse muri we ubutwari. Niyo mpamvu batigeze atinya bati ngiye gufata Debira uriya mugi. Nongo byarubakitse kuva ari muto kurinda wa musore. Igihe Kalebu yavuze ngo uza fata uriya mugi wa Debira nzamushima umukobwa wanjye Akisa. Ntabwo rero uzubaka intsinzi ku bigeragezo bishobora kuza, ku makuba ashobora kuza, ndetse no ku munsi w'urupfu utabanje kubakika hakiri kare mu kugaburira mind yawe, ibitekerezo byawe, umwuka wawe, ubugingo bwawe, ukabigaburira amateka y'intwari z'Imana. Bayibise kandi ibi birasaba umwanya. Niko batubwiye mu Baheburayo, ukwiye kumenya amateka y'abo bantu ushaka kwigana kwizera kwabo. Ko batubwiye ngo hanyuma ukigana kwizera kwabo, bakaba aba heroes bawe, bakaba intwari zawe. Kiga kuri Abrahamu, kiga kuri ba Isaka, kuntu bari hagati y'Abafilisitiya ariko ntibahinduke. Kiga kuri ba Yakobo, kiga kuri ba Mose, kiga kuri ba Yosuwa, ba Kalebu. Amen. Izi ntwari zose zivuga hano. Ukiga kuri ba Yosafati, amakuba kuntu bayahagazemo. Ukiga ku ntwari zose zivugwa mu Isezerano rya Kera. Ukiga kuri ba Nehemiya kuntu baje kubaka gusana Yerusalemu kandi abanzi bazengurutse. Ukiga kuri ba Ezira ku rubanze kubwira umwami ngo abahe ingabo ngo zibaherekeze, kuko inzira bateza kunyuramo iva ibuperesi igana ibuyuda yari inzira yuzemo abambuzi n'abicanyi. Bati ntabwo twamubwira ngo aduhe ingabo kandi twamaze kumutangira ubuhamya ko Imana yacu ari Imana nzima. Baririze iminsi 3 ku ruzi yahava, basaba Imana protection. Imana irabarinda. Kwiye kwiga ubwo butwari, tugasimbuka tukajya mu Isezerano rishya, ukiga ubutwari bw'abagendanye na Kristo. Amen. Tubanje mbere na mbere ubutwari bwa Kristo, tukigana ubutwari bw'intumwa ze n'abandi. Ukiga n'ubutwari bw'abandi mu mateka y'itorero bagiye bavugwa, banditswe mu bitabo. Abafite turavuga ba Renard Bonke, ba Billy Graham, n'abandi b'intwari tuzi ni benshi cyane. Abitwa Smith Wigglesworth Ubwongereza bamwita l'apôtre de la foi, bimuvugwaho. Kiga kuri bandi benshi cyane bari incontestable, bemezwa ko bagende mu ijambo ry'Imana ry'ukuri, apana amasekte. Abo bose Imana yagihamiriza. Tu dois te nourrir de leur histoire. You have to feed yourself, your spirit, your soul by those stories. Zikwigisha faith, zikwigisha kwizera. Hanyuma biravuga ngo hanyuma wigane ukwizera kwabo. Wigane ukwizera kwabo. Bitabaye bityo wowe ntabwo uzashobora, uzarangiza nk'unyama n'amaraso wese. Uzabiyevinga mu bigeragezo nk'abandi bose basanzwe. Uzajya wishakisha ibyo bita shortcuts, inzira z'ubusamo, kugira ngo wivane mu bibazo. Babibizi. Ukagahemuka kandi utari ukwiye guhemuka. Ukagenda uvuga ibinyoma n'ibiki byose ngo kugira ngo urebe ukuntu wikira inzira. Ibintu byinshi ushobora kwisanga urimo kubera kutigeze wubaka icyo gitekerezo Petero yavuze, la pensée de souffrir. Amen. Mind of sufferings. Kayubaka kabone nubwo bitaraba, kabyubaka. Se bibaye byagenda gute, kabyubaka.
Amen. Haleluya. Ese biriya ntabifite byagenda gute? Ese bariya ntabafite byagenda gute? Twe kubyubaka. Kuko byose bishobora kugucika, n'abantu bakagucika ugasigara wenyine, n'abana bakagucika, n'ababyeyi bakagucika, byose bikagucika, n'inshuti. Uzabigenza gute? Avec une bita mu Gifaransa, se retrouver au milieu de nulle part. Find yourself in the middle of nowhere. Tu te retrouves au milieu de nulle part. Nothing, nobody. Nta kimwe. Uzabigenza gute? Ibyo ni ibintu bishobora kuba, none se niba byagenda gute? Ikibazo. Ibyo ni ibitekerezo ukwiye kubaka kugira ngo umenye ko bituma unasenga bitaranaba, kandi bituma unakompatisa kuba bari barabinyuramo ukaba wabasengera nimba ntacyo wabafasha. Muvuge muti amen. Ibindi nimugagirwe Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa mbere n'uwa 2. Ibyo nimubiyagirwe. Ongera ubasomera nyuma dusenge. Nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri, muba ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha, ngo ahere ko amara iminsi isigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Amen. Amen, amen. Ngo umutima wari muri Kristo ngo muwambare nk'intwaro. Uwo mutima, ibyo bitekerezo. Armez-vous de la pensée de souffrir, dit l'apôtre Pierre. Kuko ntabwo ushobora kumenya. Umukristo rero uko niko akwiye kubaka uwo mutima. Bifata igihe kirekire, ariko inzira Imana yatubwiye ni ukwiga ku rugendo rw'abantu b'Imana bagendanye nayo, abo ushobora kubona muri Bibiliya, aho ushobora kuba warasomye warumvise mu mateka y'itorero, none ukiga ubuzima bwabo, ukuntu bagiye bahagarara mu bihe bikomeye mu buzima busanzwe, iherezo rya buri umwe wese. Hanyuma batubwiye ari hanyuma tuberekeraho twigane kwizera kwabo, twigane ukwizera kwabo. Twigane ukwizera kwabo. Ko ari igihe nishira mu mwanya wawe na bonke kugenda namukurikiranye, nabone ese yewe shobora guhagarara kugeza kuri umunota, akaba yara ministerinze miliyoni z'abantu, abapfuye bakazuka, abarwayi bagakira, daimon akamubana, irema bikagenda, miracle, impumyi zigahumuka, ifa amatwi kumva, miracle. Njye nabwiye ko nakoranye nawe yaje gukora ibiterane ari Bujumbura muri 90, muri 19. Des miracles. Hanyuma akagora kanseri, kanyura mu bigeragezo bikomeye cyane by'umubiri, mashimiothérapie, ibiki byose, umubiri urakubitika, ariko agakomeza kuba mvuga butumwa nahinduke. Hanyuma ukavuga ati se ari yewe byagenda gute? Ubwo nihaza amakuki menshi bigatuma utangira kugabanukirwa, kudenzerukirwa n'ibyo kwizera, ukamara amajoro wibaza se Imana yarandetse, ese iracyanyumva? Biroroshye kwizera Imana y'ibintu bigenda neza, ariko iyo uri mu bigeragezo bikomeye, aho ni umenya ngo warayizeye koko. Umubiri ugakubutika ugashira nk'uwayubu, hanyuma ugakomeza kwatura ko Yesu akiza. Ibikubaho nibyo watura birahabanye, ukomeza kwatura ko Yesu akiza kandi umubiri wawe washize. Bitangaza.
ugakomeza kwatura ko Yesu akiza, kandi abo Imana igushize ukabasengera bagakira, ariko wowe ntukire, ugakomeza kurwara, ugakomeza kuremba. Amaherezo n'ikigeragezo ntukivemo, isaha yo gupfa ikagera ukava mu mubiri. Igihe byose ntabwo wavuga ko Imana idakiza, kuko hari abo yakijije, hari abo irakiza no mu gihe cyawe, kandi binyuze no muri wowe wenda, ariko wowe ntukire. Ese Imana yakwanze? Ese Imana yagutaye? Ibyo ni ibintu mugiye kwibaza. Wanga kwibaza ntabwo azareka ko ibintu biba. Donc la foi se construit sur le long terme. We build our faith day after day. Ku munsi twubaka ukwizera kwacu mu gihe dukurikiye ya nzira twumvise. Ya nzira yo kwiga ku mateka y'abantu babaye intwari zo kwizera, yaba abo mu Bibiliya, yaba abo mu gihe cyacu, mu gihe cy'amateka y'itorero, hanyuma ukayitekerezaho, ukabisengeraho, hanyuma ukigana ukwizera kwabo kugira ngo nawe uzagire iherezo nk'iryabo. Iyo niyo ntego, uzagire iherezo nk'iryabo. Bana Balamu mu magambo yavuze ngo icyampa nkazapfa urupfu rw'abakiranutsi, iherezo ryanjye ikaba nk'iryabo. Nyumva ya Balamu isengesho ryari ryiza, nuko ntabwo rero ryigeze risubizwa, kuko yanyuze inzira itariyo, agira iherezo y'abagome. Ariko yari yisengeye neza, icyampa nkazapfa urupfu rw'abakiranutsi, nkazagira iherezo nk'iryabo. Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Ntabwo rero ibintu biza niyo mpamvu twasomye mu Baroma 12:11 murabyibuka? Murabyibuka hano avuga iki? Mwete, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Rero umuntu atagira umwete mu by'Imana n'akazi ke, nawe azarangiza nk'abenyama n'amaraso bose, ntabwo azarangiza nk'umukiranutsi, kuko ibintu bitugerageza ntibizabura. Nimba ibihanitse bitaraza, ariko bishobora kuza, hanyuma ugasanga rero ntacyo wigeze uyizera, utangiye kwitwara nk'umupagani, bihevinga nk'umuntu atigeze amenya Imana, hanyuma wowe ukiyoberwa ubwawe n'abandi bakakuyobera. Nicyo kibazo. Sasa ndugu yangu, igihe cy'agakiza kamaneno cyashize. Isigaye cy'agakiza kamaneno, naho agakiza k'amagambo gusa. Na gihe cy'uko umuntu ashe mu bikorwa ibi twize uyu munsi, kwiga ku mateka y'intwari ubona muri Bibiliya, cyangwa wasomye mu bitabo, cyangwa wumvise ariko z'ukuri, ukareba iherezo ryabo, hanyuma ngo wigane ukwizera kwabo, kugira ngo iherezo ryawe rizabe nk'iryabo. Kuko iherezo ry'abakiranutsi ririhariye, tandukanye n'iherezo y'abanyabyaha. Amen. Kandi ngo urupfu rw'abakiranutsi bayo ni urw'igiciro cyinshi. Et là du prix la mort de ses fidèles, de ses justes. Urupfu rw'abakiranutsi bayo ni urw'igiciro cyinshi, ariko ni konsekanse y'ukuntu bagenze. Ntabwo wagira iherezo ry'abakiranutsi utigeze wubaka iryo herezo ritaraza. Ntabwo uzagira iherezo ry'abakiranutsi utigeze uryubaka ritaraza. Kwiye kuryubaka ritaraza, ntabwo ibintu bizikora ngo bikugweho gusa. Imana ishimwe. Gatusenge. Data, turagushima uyu munsi waduhaye iri shuri ryo kwizera, kugira ngo
twige kubaka mu buzima bwacu igitekerezo cyagaragaye mu mutima wa Kristo. Kristo yarababajwe kandi nta n'icyaha yakoze. Petero aratubwira ngo natwe abe ariko tugira uwo mutima, ibitekerezo bya Kristo, ko dushobora kunyura mu mibabaro yari yose, dushobora kugeragezwa mu makuba yose, tugahesha Imana icyubahiro nk'uko Kristo n'intumwa ze n'abandi bakiranutsi banyuze mu buzima bukomeye, ba Yeremiya n'abandi, ariko ntibigeze bahinduka. Kwizera batangiranye ntabwo kwigeze gucogora. Natwe Mwami uduhe kugira icyo gitekerezo, duhe ku munsi gutekereza no kwiga ku bakiranutsi b'Imana bagenanye nayo, twige iherezo ryabo maze twiga no kwizera kwabo, kuko natwe ntabwo tuzi ibidutegereje byahinyuza kwizera kwacu. Mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Uriya mutwe murawibuka? Mwabonye aho uhurira n'iherezo nako na conclusion? Yes. Amen. Uriya mutwe kugira ngo wumve neza ujya muri Petero wa mbere 4:1-2. Rero turashimiye abakozi mu Imana bose iki gitondo, namwe mwitabiriye. Amen. Tubashimire dukomeye Imana amashi menshi. Hallelujah. Kandi iyi ntambara igira irangire, irakomera, tugira dusoza urugendo. Rero ukwiye kumenya ko iyo urugamba rugira rusozwe biba bikomeye cyane. Muzarebe n'abakinnyi b'umupira, iyo amasaha yo kurangiza ari hafi biba bikomeye. Tuvuge bose bari ubusa ku busa, hasigaye nk'iminota 5, bakina nk'abasazi, bagira imbaraga, aho kugira ngo bagira imbaraga nke kuko bamaze igihe baruha, ahubwo ya minota 5 yo kurangiza, kuko bose ekipe zombi ziranganye, niho bakina n'imbaraga. Natwe niko bimeze. Nimba turi hafi gusoza urugendo, nimba Yesu ari ku rugi, urugamba niho rukaze. Kwiye kubimenya ibyo. Umwami abagire neza.